Igitabo cya Zaburi ni urwunge rw'imivugo ya kera 150 y'Igiheburayo y'indirimbo n'amasengesho yanditswe mu bihe bitandukanye byo mu mateka ya Isirayeli. Myinshi muri iyo mivugo ifite aho ihuriye n'umwami Dawidi. 73 zo muri zo mu by'ukuri, kandi yarazwi nk'umusizi n'umucuranzi w'inanga. Ariko hari abanditsi benshi batandukanye basize iyi mivugo. Hariho imivugo yasizwe na Asafu n'iya bene Kora. Hari n'indi yaturutse ku bandi bayoboraga imirimo yo kuramya yakorerwaga mu rusengero. Ndetse Salomo na Mose nabo bafite imivugo yawo. Hafi 1/3 cyayo abayanditse ntibazwi. Nuko myinshi muri iyi mivugo yakoreshwaga n'abakorari baririmbaga mu rusengero rw'Abisirayeli, ariko mu by'ukuri igitabo cya Zaburi si igitabo cy'indirimbo. Nyuma y'aho Abisirayeli baviriye mu bunyagi i Babuloni, iyi mivugo ya kera yashyizwe hamwe bigenderewe ko ikorwamo iki gitabo cya Zaburi nk'uko tukibona kimeze. Kandi ifite imiterere n'ubutumwa byihariye cyane utabasha gutahura keretse uyisomye uhereye ku itangiriro ukageza ku musozo. Ubu rero, kugira ngo dusobanukirwe uko igitabo cya Zaburi giteguye, mu by'ukuri biba byiza kurushaho gitangiriye ku musozo. Iki gitabo gisozwa n'imivugo 5 yo guhimbaza Imana ya Isirayeli. Kandi buri umwe muri yo utangirwa kandi ugasozwa n'ijambo haleluya. Ijambo ry'Igiheburayo ribwiriza itsinda ry'abantu ngo muhimbaze ya. Iryo rikaba ari izina ry'Imana Yahwe mu mpine. Nuko iyi ikaba ari imitunganyirize myiza rwose igizwe n'ibice 5. Kandi bisa naho ahari umuntu urimo gutanga umwanzuro usoza iki gitabo. Ibyo bituma wibaza uti, ese hari ibindi bimenyetso bigaragaza ko iki gitabo cyatunganyijwe mu buryo bugenderewe? Uramutse witegereje imitwe y'iyi mivugo, wasanga ahantu 5 bashyize Bibiliya mu rurimi rwanyu. Bashyizemo imitwe bise igitabo cya mbere, igitabo cya kabiri, igitabo cya gatatu, igitabo cya 4 n'icya 5 ahantu hatandukanye, kandi ibyo bigabanyisha igitabo mu bice 5 binini. Impamvu y'ibyo rero ni uko umuvugo wa nyuma muri buri gice usoza mu buryo busa, bigasa n'inyongera yo mu mitunganyirize y'ubwanditsi. Uwo musozo ugira uti, Uwiteka Imana ya Isirayeli himbazwa iteka ry'ibihe bidashira, amena, kandi bibe bityo. Iki gitabo gifite n'umusozo, gifite n'imitunganyirize mu miterere yacyo igizwe n'ibice 5 by'ingenzi, bityo aho tugomba kujya duhereye aha ni mu ntangiriro gushaka ijambo ry'ibanze. Nuko icyo tubona ni iki? Zaburi ya mbere n'iya kabiri zitari mu zigize igitabo cya mbere, kuko imivugo myinshi yo mu gitabo cya mbere ifitanye isano na Dawidi, uretse Zaburi ya mbere n'iya kabiri zitazwa bazanditse. Zaburi ya mbere yishimira ko umuntu wibwira amategeko akayasoma asenga ku manywa na nijoro, maze akayumvira, ari umunyamahirwe. Maze iki ijambo Torah risobanura ni inyigisho, kandi by'umwihariko ryaje kuba izina ry'ibitabo 5 bya Mose bitangira isezerano rya kera. Kandi aha mu by'ukuri iri jambo risa naho ryakoreshejwe muri ubwo buryo bwombi. Ibyo bikaba ari byo bisobanura impamvu igizwe n'ibice 5 by'ingenzi. Igitabo cya Zaburi gitangwa nk'amategeko Torah mashya azigisha ubwoko bw'Imana imisengere y'ubuzima bwose mu gihe bagerageza gukurikiza amategeko y'Imana ari muri Torah ya mbere. Zaburi ya kabiri yibaza mu mvugo y'ubusizi by'Imana yasezeranyije umwami Dawidi muri Samweli wa 2 umutwe wa 7. Ku munsi umwe umwami Mesiya azaza maze agashyiraho ubwami bw'Imana mu isi, kandi agatsinda ikibi n'ubugome mu mahanga. Zaburi ya kabiri risoza ivuga ko abantu bose bahungira ku mwami Mesiya bazahirwa. Iryo rikaba ari ryo jambo rikoreshwa mu ntangiriro ya Zaburi ya mbere. Bityo iyi mivugo yombi itubwira ko igitabo cya Zaburi cyagenewe kuba igitabo cy'amasengesho y'abantu b'Imana mu gihe bagerageza gukurikiza amategeko ya Torah, no mu gihe biringira kandi bategereje ubwami bwa Mesiya bw'igihe kizaza. Noneho hamwe n'izi nsanganyamatsiko ebyiri zivuzwe, dushobora guheraho tugasobanukirwa nanone uburyo ibi bitabo bito byateguwe bishingiye kuri ibyo bitekerezo bibiri. Urugero, igice cya mbere gifite hagati muri cyo urwunge rw'imivugo, Zaburi ya 15 kugeza ku ya 24, rutangira kandi rugasoza ruhamagarira abantu kwitondera isezerano. Hanyuma muri Zaburi ya 16 kugeza ku ya 18 tubona ko Dawidi ari urugero rwiza rw'uwitondera iryo sezerano. Atakambira Imana ngo imutabare, maze Imana ikamushyira hejuru imugize umwami. Maze noneho mu rwunge rw'imivugo ibangikanye n'iyo, ni ukuvuga Zaburi ya 20 kugeza ku ya 23, Dawidi wo mu gihe cyahise ahinduka ishusho y'umwami Mesiya uzaza, nawe akazambaza Imana. Azatabarwa, hanyuma ahabwa ubwami ngo ategeke amahanga. Maze nanone hagati muri urwo rwunge hakabamo umuvugo, Zaburi ya 19 yagenewe guhimbaza Imana ku bwa Torah. Nuko rero
Za nsanganyamatsiko ebyiri zo muri Zaburi ya mbere n'iya kabiri zihurizwa hamwe neza aha. Igice cya kabiri gitangirwa n'imivugo ibiri ihuriza ku byiringiro bafite by'uko mu gihe kizaza bazongera kujya mu rusengero i Siyoni, kandi icyo ni ishusho ifite aho ihurira cyane n'ibyiringiro by'ubwami bwa Mesiya. Hanyuma igice cya kabiri gisozwa n'umuvugo usobanura iby'ingoma y'igihe kizaza y'umwami Mesiya uzategeka amahanga yose. Uyu muvugo uratangaje cyane kuko wibutsa n'irya mirongo yose yindi iri mu bitabo by'abahanuzi ivuga iby'ubwami bwa Mesiya, kandi usoza uvuga ko ingoma y'uwo mwami izasohoza rya sezerano Imana yasezeranye na Aburahamu kera, ko izaha umugisha amahanga yose uwubaheshereje muri we. Igice cya gatatu nacyo gisozwa n'umuvugo usesengura ibirebana n'isezerano ry'Imana kuri Dawidi, ariko aha ho ushingira ku bunyage bw'Abisiraheli. Uyu musizi aribuka uburyo Imana yavuze ko itazigera itererana urubyaro rwa Dawidi, ariko noneho harimo kubona ubugome bwa Isiraheli n'ingaruka zabwo zo gusenyuka, kujyanwa mu bunyage no gutsindwa k'urubyaro rwa Dawidi. Nuko uwo musizi agasoza asaba Imana kutazibagirwa isezerano yagiranye na Dawidi. Igice cya kane cyatunganyirijwe kwibanda kuri icyo kibazo cy'ubunyage. Umuvugo ubanza udusubiza ku mizi ya Isiraheli uhereye ku isengesho rya Mose, kandi akora ibyo yakoze ku musozi Sinayi nyuma y'ibyabaye by'ikimasa cy'izahabu, ni ukuvuga gusaba Imana ngo ibagirire imbabazi. Hagati mu gice cya kane higanjemo urwunge rw'imivugo rumenyesha ko Uwiteka, Imana ya Isiraheli, iri ku ngoma nk'umwami nyakuri w'isi, kandi ko ibyaremwe byose, ibiti, imisozi, imigezi, byose byatumiriwe kugira ngo byizihize uwo munsi wo mu gihe kizaza, ubwo Imana izazana ubutabera bwayo n'ubwami bwayo ku isi yose. Igice cya gatanu gitangira n'uruhererekane rw'imivugo yemeza ko Imana yumva gutaka k'ubwoko bwayo, kandi ko umunsi umwe izohereza wa mwami uzaza kugira ngo atsinde ikibi kandi azane ubwami bw'Imana. Iki gice nanone kigizwe n'amakoranyirizo abiri manini kuruta andi. Rimwe ryitwa Haleli, irindi ryitwa indirimbo z'amazamuka. Buri koranyirizo muri ayo yombi risozwa n'umuvugo uvuga iby'ubwami bwa Mesiya bwo mu gihe kizaza, kandi aya makoranyirizo yombi ahuriza hamwe gukomeza ibyiringiro by'uko mu gihe kizaza Imana izakora igikorwa gisa no kuva igacungura ubwoko bwayo. Hanyuma hagati y'izo Zaburi hari iyi y'119, niwo muvugo usumba yose muri iki gice. Ni umuvugo ukurikiza inyuguti. Buri murongo utangirana n'inyuguti nshya y'urufabe rw'Igiheburayo, kandi usesengura ibyiza n'impano ya Torah nk'ijambo ry'Imana ku bwoko bwayo. Nuko rero insanganyamatsiko za Zaburi ya mbere n'iya kabiri, Torah na Mesiya, byombi bihurizwa hamwe aha mu gice cya gatanu. Ibyo bikaba ari byo bitujyana ku musozo ugizwe n'imivugo itanu y'iki gice. Mu muvugo wo hagati ari wo Zaburi y'148, ibyaremwe byose bihamagarirwa guhimbaza Imana ya Isiraheli kubera ko yashyize hejuru ihembe ry'ubwoko bwayo. Aha rero ihembe ni ikigereranyo cy'ihembe ry'umuganzanyo w'imfizi, kandi icyo kigereranyo cyibutsa nanone igikoreshwa mu ndirimbo ya Hana muri Samweli wa mbere umutwe wa 2, ariko na Zaburi y'132 yibanziriza. Iri hembe ni ikigereranyo cy'umwami Mesiya uzaza n'intsinzi ye ku bibi. Uyu ni umwanzuro ukwiriye w'iki gice gitangaje. Nuko rero dore ikindi kintu ushobora kutabona uramutse udasomye iki gitabo mu buryo bukwiriye. Hari ubwoko bwinshi bw'imivugo mu gitabo cya Zaburi, ariko mu buryo buri rusange yose ishobora gushyirwa mu byiciro bibiri by'ingenzi: imivugo y'amaganya cyangwa ikaba imivugo yo gusingiza. Imivugo y'amaganya igaragaza umubabaro, gushoberwa n'umujinya ku birebana n'uburyo ki ibintu bigendekera nabi cyane umwanditsi w'uwo muvugo. Uko niko iyo mivugo yibanda ku bitagenda byo mu isi kandi igasaba Imana kugira icyo ibikoraho. Muri iki gitabo harimo ingero nyinshi z'ibyo, kandi ibyo bikaba hari ikintu cy'ingenzi bitubwiye. Uko kuganya kukaba ari bwo buryo bwo kwitwara bukwiriye ku bibi tubona mu isi. Ariko icyo uzatahura nuko imivugo y'amaganya yiganje mu ntangiriro z'iki gitabo kuva mu gice cya mbere kugeza mu cya gatatu. Ariko witegereze neza, kuko rimwe na rimwe uzabona n'imivugo yo gusingiza nayo. Imivugo yo guhimbaza n'imivugo y'ibyishimo no kwizihiza, kandi ikangurira abantu kwita ku byiza biri mu isi, kandi yongera kubara inkuru z'iby'Imana yakoze mu mibereho yacu maze ikabiyishimira. Mu gice cya 4 n'icya 5 uzasanga ko imivugo yo guhimbaza Imana iruta cyane umubare w'iyamaganya, kandi yose irangirira muri uwo musozo w'inyabutanu ya za Haleluya 5. Uku guhindura amaganya bikaba guhimbaza hari icyo bivuze gikomeye, kandi hari icyo bitubwiye ku miterere y'isengesho. Mu gihe twiringira kuza k'ubwami bwa Mesiya nk'uko iki gitabo kibitwigisha, ibyo bizatuma imitima yacu ihangayikishwa n'ibyo tuzaba tubona bibabaje bibera mu isi yacu no mu mibereho yacu. Bityo Zaburi zitwigisha ko tutagomba kwirengagiza imibabaro yo mu mibereho yacu,
ariko nanone ukwizera gushingiye kuri Bibiliya kurebera imbere, tukiringira isezerano ry'ubwami bw'Imana Mesiya azaba aganjemo. Uko rero niko Tora na Mesiya, kuganya no guhimbaza, kwizera n'ibyiringiro, ari byo igitabo cya Zaburi kivugaho.